ugera. Umunsi w'ubukwe ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kwinezeza, ntabwo ari umunsi w'akababaro. Mugiye kubana bimeze gutya na gutya, umuntu mugiye kubana burya afite umwana, umuntu mugiye kubana burya yatiye ababyeyi, umuntu mugiye kubana nyine bari kukubwira ibintu nk'ibyo gusa. Wenda agusanze mu rugo uzambare isume gusa, cyangwa se uzambare akandi kantu gasa nkaho kari sexy ku buryo karakurura uwo muntu w'umukunzi wawe, sibyo? Ku buryo kari bumukurure, ku buryo karamukurura nyine akumva ko emotion zije ku buryo mushobora kuba mwaryamana. Ariko iyo misiyo ugomba kuyitondera, iyo misiyo ugomba kuyitondera. Ni misiyo yo mu cyumweru cya kabiri. Iyo misiyo iragoye cyane, watuma mushwana bikarangira munashwanye burundu. Ariko abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Twaje muri part 2 y'ukuntu ushobora kuba wategura umunsi wawe w'ubukwe. Umunsi wawe w'ubukwe ntabwo ari umunsi w'amarira, ntabwo ari umunsi w'akababaro, ntabwo ari umunsi wagakwiye kuba ubabaye. Ni umunsi wagakwiye kuba wishimye, sibyo? Sibyo nshuti yanjye? Ntabwo ari umunsi wagakwiye kumenya ko uwo mugiye kubana afite umwana. Twinjiye muri Traffic Love Story. Iyi ni part 2 nazanye, kuko ejo nari nababwiye ko ndabaha part 2, nabahaye part 1, ngiye kubaha part 2, ngiye kukubwiramo misiyo ugomba gukora mu cyumweru cya kabiri. Nari nababwiye misiyo ugomba gukora mu cyumweru cya mbere. Utarebye iyo video, arebe video aho hasi, ajye kuri channel yacu aho ngaho hasi arahita abonaho video yacu ivuga kuri ya part 1 ivuga uko wategura umunsi wawe w'ubukwe. Ntabwo ari umunsi w'amarira. Kubera iki? Ku munsi wawe w'ubukwe uba wapanitse, mbese biba byakuvanze mu mutwe. Bari kumbwira gutya, umuntu tugiye kubana gutya na gutya, bari kukubwira, bari kuze mu matwi yawe bakakongorera ahantu wibereye wiyambariye agatimba. Uri umugeni wicaye utegereje ko isaha ivuga ngo nawe winjiye mu rugo ugiye kubaka urugo, ariko mu matwi yawe harimo ibintu biri kujujura. Umuntu mugiye kubana bimeze gutya na gutya, umuntu mugiye kubana burya afite umwana, umuntu mugiye kubana burya yatiye ababyeyi, umuntu mugiye kubana nyine bari kukubwira ibintu nk'ibyo gusa. Uzishima nshuti yanjye? Ntabwo uzishima, nta nubwo wanishima. Icyo gihe ubuzima bwawe bwose wabumara unababaye cyane. Ku munsi w'ubukwe uba ugomba kuwutegura mbere y'uko ugera. Umunsi w'ubukwe ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi wo kwinezeza, ntabwo ari umunsi w'akababaro. Kamubwire misiyo yo mu cyumweru cya kabiri. Iyo misiyo narakubwiye ngo ishobora no gutuma uwo mwari kumwe mushwana bikarangira mutanabanye, bikarangira agiye ntimubane. Sibyo? Bikarangira agiye. Mbere y'uko nkubwira misiyo ya kabiri yo mu cyumweru cya kabiri, reba aho hasi handitse ijambo subscribe, urikandeho, ukande share ndetse ukande na like. Numara gukanda utwo tuntu ubundi duhite tujyana nkubwire ukuntu wategura umunsi w'ubukwe mu cyumweru cya kabiri. Nababwiye mu cyumweru cya mbere, ngiye kukubwira mu cyumweru cya kabiri. Izo mission narazibabwiye ziri mu byumweru bibiri. Nababwiye iyo mu cyumweru cya mbere, ngiye kubabwira misiyo yo mu cyumweru cya kabiri. Sibyo? Utararebye video ajyaho hasi ayirebe. Mu cyumweru cya kabiri ikintu ugomba gukora ni iki? Nshuti yanjye, ni misiyo igoranye, ishobora kukugurisha mu bibazo bikomeye. Uwo mugiye kubana, fata telefone yawe umubwira ati nkeneye kugusura. Sibyo? Nkeneye kugusura. Sibyo? Cyangwa se nkeneye kunsura.
nkeneye ko unsanga hano mu rugo iwanjye, nkeneye ko twaganira ku munsi w'ubukwe. Ikintu uzahita ukora, uzahita wigira romantike, ugerageze ko mushobora kuba mwaryamana. Nimba wenda agusanze mu rugo, uzambare isume gusa, cyangwa se uzambare akandi kantu gasa nkaho kari sexy ku buryo karakurura uwo muntu w'umukunzi wawe, sibyo? Ku buryo kari bumukurure, ku buryo karamukurura nyine akumva ko emotion zije, ku buryo mushobora kuba mwaryamana. Ariko iyo misiyo ugomba kuyitondera, iyo misiyo ugomba kuyitondera. Ni misiyo yo mu cyumweru cya kabiri. Iyo misiyo iragoye cyane, watuma mushwana bikarangira munashwanye burundu, ariko iyo misiyo yitondere. Gute rero ugomba kwita ubigenza? Gute ugomba kwita ubigenza rero? Ugomba usanga wenda wigize sexy, mbese uri mu rugo wigize wambaye utuntu nyine twa sexy. Nimba uri umugabo wenda wambaye nk'isume gutya wikenyeje, nimba uri igitsina gore wambaye akantu kagufiya cyane ku buryo aratuma muba mwajya mu gikorwa, ariko ntabwo ari byo ugamije. Umve neza, ntuzabikore, ntabwo ari byo ugamije. Ni ugushaka kumenya ngo uwo mugiye kubana yihangana gute, ese ashobora kwihangana gute? Hari igihe ndi kubikubwira ukumva ko utazabikenera. Hari igihe uba wakoze akazi kagoye cyane, biba bisaba ko ugomba kuruhuka, kandi umuntu mwashakanye we akeneye ko mwatera akabariro. Ugasanga ntabwo uri kubimwemerera kubera ko wananiwe cyane. Ese iyo misiyo ndizera neza ko ari ngombwa kumenya ko umuntu mugiye gushakana yihangana gute. Ntuzabikore, uzimere wihangane ubikore ibyo bintu, ariko ntuzabikore. Hanyuma nibigenda gutyo, mukaba wenda muzagira nko mu cyumba, ariko uzahita umubwira ngo rekeraho, sibyo? Uzahita umwiyaka, wiruke cyane, utahe, sibyo? Utahe, urebe uburakari aragira bungana bute, urebe umujinya aragira ungana ute. Mushobora kuba mwageze mu rugo mwarwubatse, ugasanga uwo muntu mugiye gushakana ntabwo yihangana, sibyo? Uwo munsi ndetse wakoze iyo misiyo, mushobora no gushwana, ashobora no guhita abyuka akajya gushaka indaya ku ruhande, bakararana iryo joro kubera ibintu wakoze, sibyo? Ese utekereza ko nimubana adashoboye kwihangana atazashaka iyo ndaya? Bakabikora kandi muri kumwe mu rugo, kubera ko wamuburiye umwanya, kubera ko wagize akazi kenshi wananiwe, sibyo? Kubera ko utamuboneye umwanya nyine, akaba yajya gushaka abandi bantu babimunogereza batari wowe, sibyo? Batari wowe. Rero niyo mpamvu ugomba kugenzura umuntu mugiye gushakana yihangana ate. Iyo misiyo iragoye, ariko nshuti yanjye uzihangane uzayikore, kugira ngo umenye uwo mugiye kubana yihangana bingana bite. Igihe uzaba unaniwe wavuye mu kazi, ese azihangana? Azitwara ate? Icyo kintu numara kukimenya, ndizera neza ko muzubaka urugo rukomeye, sibyo? Muzubaka urugo rumeze fresh, muzubaka urugo rumeze neza. Kandi niyo mpamvu nakubwiye, ukubaka urugo bisaba kwihangana. Urukumva hatarimo akantu ko kuza kwihangana. Niba utihangana ntabwo uzarwubaka ngo rukomere, sibyo? Ntabwo byakunda. Ikindi kintu ugomba gukora, urabona nyine wamukinishije, mwari mugiye kuba mwaryamana ariko mutari mwageze igihe cyo kuba mwabana, wamukinishije, sibyo? Wamwiyatse urirukanka,
mu gitondo ongera usubire iwe mu rugo, cyangwa se mushake umuhamagare umubwira ati ndagushaka, umusabe imbabazi, umubwira ati nyine umubwira ati babe ihangane, nyihanganire rwose, nanjye ntabwo nzi ukuntu byaje, ndabibonye kuriya baby, amusori, ntabwo nari ngamije kukubabaza, ibintu nk'ibyo nyine ukamusaba imbabazi, sibyo, ukamusaba imbabazi. Niba ari umuntu ugukunda mu by'ukuri azakubabarira, ndetse azanagukunda cyane, azagukunda cyane. Iyo minsi yo nakubwiye ngo ishobora gutuma mushwana cyangwa se mukundana cyane, cyangwa urukundo rwiyongera, ndetse azagukunda cyane. Iyo misiyo nizere ko uzayikora neza, sibyo, uzayikore neza rwose, sibyo. Mwibutse ko tuba turi hano kuri Traffic Love Story, kora subscribe nimba utarayikora, kandi usharinge, ukore kandi na like, sibyo, kandi utange na comment aho hasi. Narababajije ngo ese urakunda, yes or no? Uwo ukunda umukundira iki? Kubera iki mutabisubiza muri comment? Kubera iki mudasubiza? Musubize muri benshi. Nkeneye abantu benshi kuri iyi channel, nkeneye abantu benshi, nkeneye byibuze subscribers 1000, sibyo. Aba subscribers 1000 ndabakeneye cyane, mwiyongere muri benshi, mwiyongere inshuti zanjye, mwiyongere, tujye tuganira, tujye tubana. Muri Traffic Love Story dufite ibintu byinshi cyane, ndetse tuzajya twakira n'abatumirwa baze hano, batuganirize, batubwire byagenze ute, ababa barwubatse, ababa batari babana, abafite aba ex, abafite aba ex, abatari babana, bakiri single ariko bari kubitegura ko babana. Hari amakosa yagiye aba mu rukundo rwabo, ese nyine ayo makosa mwayakemuye mute? Byagenze ute kugira ngo mukomezanye urukundo rwanyu rukomeze rukore? Mwabikoze mute? Muze mubwire abandi bana ntabyo bazi, mubabwire. Hari abantu bashwana bikarangira bahise bashwana akantu gatoya, kandi ari we bazabana, wenda bagashwana akantu gatoya bagahita batandukana. none sibyo. Mubikore. Inimero yanjye mba nayishyizeho hasi muri description, ukeneye kumpamagara wampamagara, ubundi ukatubwira, sibyo, ukatubwira ukuntu ibintu wabikoze. Then irindi tangazo ngiye kubaha ni itangazo rigira ngo murabona twafunguye YouTube channel nshyashya. YouTube channel ni nshyashya pe, kandi ikeneye abantu, sibyo, ikeneye umuryango. Nkeneye umuryango munini, sibyo. Kugira ngo wiyandikishe mu banyamuryango ba Traffic Love Story, ni uko ukanda aho hasi kuri iryo jambo ryanditseho subscribe. Iyo hakanze rwose uba wiyandikishije mu banyamuryango ba Traffic Love Story, sibyo. Nababwiye misiyo ugomba gukora mu cyumweru cya kabiri. Niyo misiyo nubwo igoranye, uzihangana uyikore, umenye umuntu mugiye gushakana yihangana ate, mbese nyine yihangana ate ubundi, sibyo. Nabibasobanuriye, nabasobanuriye ibintu byinshi cyane. Ugira ikibazo aze kumpamagara, nimero mba nayishyize muri description, ndetse ikindi kibazo wagishyira muri comment, nkazaza ngusubiza, sibyo. Abanyamuryango ba Traffic Love Story, ndishimye cyane muri gukomeza kwiyongera, ariko nkeneye umuryango munini kugira ngo tujye tuganira, sibyo inshuti zanjye.
mbabwira akantu kameze gutyo. Abagore bafite abagabo, abagabo bafite abagore, abakobwa bafite aba boyfriend, abahungu bafite aba girlfriend. Bye, mwakoze cyane.